Hi guys. Hello. Muraho cyane turabasuhuje cyane nk'ibisanzwe ni Papi Clever na Dorcas. Uyu munsi we back again. Twagarutse cyane tubazaniye ibintu bidasanzwe Byiza cyane. pe ku bantu banzi tuziranye ubundi banzi cyane bazi ko ndi inshuti y'igikoni pe Cyane rwose. muri make azi ko ndi umukunzi w'ibiryo. Yego. Ni ukuri cyangwa ndabeshya? Oya nibyo pe. So muri urwo rwego rero niyo mpamvu mbazaniye ibanga rikomeye rituma nkunda igikoni, rituma ndyoherwa, riri gutuma numva nishimiye kurya pe muri make. Nkishimira kurya, nkishimira no kugabura. Ibanga nta rindi ni Tafoti Limited ni. Yeah. Tubazaniye Tafoti Limited, batuzaniye product zitandukanye z'ibirungo byo mu gikoni bikoreshwa mu byo kurya byose bitandukanye. Ni product nyinshi, ibirungo byinshi bigiye bitandukanye bijya mu byo kurya bikongera uburyohe, byujuje ubuziranenge, ubuzima buzira umuze. Ibintu byinshi nubasha kugira izi product mu gikoni cyawe uzavuga uti aya makuru arizewe. Cyane rwose. Biraryoshye, bimeze neza. Hano dufite product enye. Hari iyo bita Ikibe MacG. Yeah. Kibe MacG. Hakaza. Nzi neza ko umuntu wese ugera mu gikoni abasha kumenya Kibe MacG. Ubasha kuyimenya ikisobanuye n'umumaro wayo mu byo kurya. Ibyo kurya bitafite MacG birabishye. Ikintu kiyiranga kitandukanye n'izindi. Ifite ibara rya gold, hanyuma ikanagira akarogo k'umutuku kanditseho MacG na Tafoti. Make sure ko izuguze ari MacG. Make sure ko izuguze ari MacG. Uzadushimira. Dore agasashi, kano gasashi karimo 50. Yeah, cube 50. Ni nyinshi kandi ku giciro gito cyane rwose. Ariko please uwa making sure ko ari MacG uguze uko ibindi rwose ntago bizana uburyohe nk'ubu ngubu bwa MacG. Biratandukanye cyane nta nubwo birimo ingredients zimwe. Biratandukanye cyane. Make sure rero ko iyo uguze ari MacG atari ibindi bintu baguhaye. So tukagira tomato paste ya Tafoti. Umwana ukiga guteka wese uyize? Ya ndayizi cyane rwose. Kandi mu bantu bagera mu gikoni gake. Ndayizi. Mu bantu bagera mu gikoni gake. Wait. Uretse gatoya. Dukomprime. Urayizi kabisa. Dore umushongi w'inyanya z'umwimerere kabisa. This is very nice. Tomato paste. Irakomeye, ntago ari amazi, ni nziza pe. Yeah. Ikindi njye ndi kubibabwira nk'umuntu wabikoresheje, ntago ndi kubibabwira nk'umuntu babihaye gusa ngo abivuge, ndi kubibabwira nk'umuntu wabitetse cyangwa se wabiriyeho iminsi itari mikeya. Iyi tomato paste itandukanye cyane n'izindi. Iyi tomato paste ya Safa tomato paste niko ubundi yitwa. Niba ugiye kugura tomato paste making sure ko uguze Safa tomato paste. Ku buryohe kabisa n'isosi. Ifite uburyohe butandukanye. Hari ibyo twajya tugura wateka akagakoroboye yarya umukebe kamwe wagashyira mu isosi ugasanga iri gusharira ntago ikoze bimeze ukuntu bitasari sawa. Ariko iyi ntisharira, ntihumura nabi, ihumuza ibiryo neza kandi ibara ni mama wararaye. Ikindi iyi ngiyi izwiho. Urabona nk'uku nguku ugafunguye. Hari abantu ugiye guteka ibiryo bikeya n'iki ushaka gukoresha gatoya. Iyi ngiyi ifite ubushobozi bwo kumara iminsi 7 itarapfa. Mu gihe ibindi bica byapfuye. Mu gihe ibindi bihita bipfa. So iminsi 7 kabisa ikiri pure original. Ikintu abantu bakuziho Dorcas ngo ntujye ubeshya. Oya ntago narakije.
So dufite indi product yitwa tomato powder. Tafot tomato powder. Tada! Abantu rwose bo mu gikoni ndabizi neza ko iyi ngiyi mugomba kuyimenya. Ikindi kuri iyi ngiyi musabwa kuyimenya kabisa. You don't need inyanya mu gihe ufite ino powder. Ni ukuvuga ngo ikora nk'inyanya, igakora nka tomato paste. Mu gihe kimwe byose ushobora kuyikoresha, wayikoresha kabisa, kandi ntabwo bisaba nyinshi, gakeya ni ukuvuga ngo aka gasashe kamwe kakoze ibiryo neza cyane kabisa. Kandi ibiciro byo abantu bavuga ngo byo kurya nyine byahenze, nta kuntu Tafot itatugeze kugira ngo buri wese abashe kwafodinga ibyo kurya byiza byujuje ubuziranenge kandi biryoshye. So then ndashaka ko dusobanurira iyi ngiyi kuko nanjye mu by'ukuri ntabwo mbizi. So iyi ngiyi bayita soya sauce. Soya sauce abantu bose tugera mu gikoni turayizi. Iyi soya sauce ya Tafot nanjye mu gikoni ndahagera superior da, ariko mpagera ntagiye kuyikoresha. Ahubwo dusobanurire iyo turi kurya tuba turi kumvamo iki. Muba muri kumvamo uburyohe bwa soya sauce ya Tafot Limited. Niyo mpamvu muryoherwa. Mu by'ukuri ikoreshwa mu buryo bwinshi butandukanye. Ishobora gutuma ibiryo bigira kara nziza, kandi ibirimo ingredients ziri naturere nziza zituma zujuje ubuziranenge, zitagira ikintu zitwaye. Yongera isosi kuba nk'umutuku cyangwa yongera kugira nyine ibara ry'isosi n'ibindi byo kurya byinshi bitandukanye ukeneye kugira ibara ryabyo n'uburyohe. Ibirimo ingredients nyinshi zitandukanye. Ikindi uyikoresha uri kumarina ibyo ugiye guteka. Njyewe soya sauce ndayikunda cyane, nkimara kumenya umumaro wayo mu mubiri w'umuntu. Nyikoresha ahantu hose hashoboka kugira ngo ibyo kurya byanjye bize kuba byujuje ubuziranenge kandi biryoshye cyane rwose. Iyo ni soya sauce. Izi ingredients zose bazisange. So praise. Izi ni product za Tafot Limited. Nta handi wakura ibirungo nk'ibi ngibi biryoshye ibiryo nk'ibyo muri Tafot. Ahantu rero wabikura hari amashops akwegereye, amaduka akwegereye, cyangwa se ushaka no kurangura. Ushobora guhamagara nimero 0788882215. Ubwo ni 07882215. So umuntu ufite iduka udafite products za Tafot Limited nta bakiriya ntabo pe, kuko ubu ngubu ibintu byahinduka. Abatetsi bamaze gusobanukirwa icy'ingenzi bakeneye mu gikoni. So thank you so much. Turi kumwe. Murakoze cyane.